Ararara. Amicus Pro. Abantu bakunda gukerensa ibibi bishobora kuva mu kwifata, mu kureba no guhererekanya amashusho y'urukozasoni, ndetse ahubwo bakabifata ubusirimu. Kwizerana n'inshuti no kugirana ibihe byiza ni byiza nako bisa, ariko kwifata amashusho menya ko bifite ingaruka nyinshi mbi. Ese uzi ko ibihe byiza mwagiranye bishobora guhinduka igikoresho cyatuma uhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeye? Umuyobozi w'agashami gashinzwe kuvura indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, Dr. Iyamuremye Damascene, yavuze ko abakwirakwiza aya mashusho biterwa n'ibibazo. Kwizerana n'inshuti no kugirana ibihe byiza ni byiza nako bisa, ariko kwifata amashusho menya ko bifite ingaruka nyinshi mbi. Ese uzi ko ibihe byiza mwagiranye bishobora guhinduka igikoresho cyatuma uhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeye? Guhererekanya amashusho y'urukozasoni bigira ingaruka zirimo gutera nyirayo igisebo, kugira ikimwaro gishobora gutuma areka imirimo yakoraga, kutongera kwizera abantu bikamutera ipfunwe, bishobora kugutera kwigunga, kwiheba n'ibindi bimenyetso byose by'agahinda gakabije. Ingaruka ikomeye nuko mu gihe aya mashusho akwirakwiye muri social media, nyirayo ashobora kwibasirwa akaba yarwara uburwayi bwo mu mutwe, bikaba byagera naho yiyahura, nk'uko Dr. Iyamuremye yabitangarije igihe. Kwizerana n'inshuti no kugirana ibihe byiza ni byiza nako bisa, ariko kwifata amashusho menya ko bifite ingaruka nyinshi mbi. Ese uzi ko ibihe byiza mwagiranye bishobora guhinduka igikoresho cyatuma uhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeye? Abantu bakwiye guha agaciro umubiri wabo, bakabungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe, kwirinda ibyabutera ihungabana cyangwa ibyahungabanya abandi. Ese uzi ko ibihe byiza mwagiranye bishobora guhinduka igikoresho cyatuma uhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikomeye? Amicus Pro, turabakunda cyane, turabakunda cyane. Take care.